Basuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mumajiye kumenyera amazina na Evangeliste Cyatengerwa Clarisse. Ndabasuhuje nanone nkuko twabigize umuco cyangwa nkuko ari umuco ku bakristo. Reka dutangire ikiganiro cyacu dusenga twiragije Imana. Imana nziza, Imana icyanuka muri byose, data bujera mu gihugu cyo mu ijuru. Turagushimye kuko ubanye natwe ukatugirira neza. Turagushimye nyakubaha Imana, ibyo dukoreye ni byinshi kandi byiza, ntuhabwe icyubahiro. Mweretse kano kanya k'ikiganiro tugiye kwinjiramo kugira ngo umanuke ubane natwe. Mwuka wera atubere umuyobozi kandi udushyigikire muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Ndabasuhuje cyane. Yesu abampera umugisha. Nje kubabwira cyangwa nje kuvugana nawe wowe uzankurikira cyangwa wowe uzakurikira kino kiganiro. Umaze amezi 11 winjiye mu kwezi kwa 12 gusoza umwaka. Mu buryo busanzwe bajya mu bantu bajya bagira imihigo, ushobora kuba warahize ukavuga ukwezi kwa uyu mwaka nzakora ibi, mu kwa 12 bizajyana narakoze ibi, ariko bikaba bigeze aya masaha cyangwa aya magingo ubona ko ibyo wiyemeje cyangwa imihigo wahize itari yagera aho ku rwego wifuzaga, cyangwa se byarananze nta na kimwe cya kabiri wigize ukora mu byo wari wariyemeje. Ariko noneho ikinyicaje hano nje kukubwira ibanga wakoresha muri ino minsi mike isigaye ya kuno kwezi kugira ngo ugere kuri bya bindi wari wariyemeje. Ushobora kuba warananiwe kubigeraho kubera uburwayi, ushobora kuba warananiwe kubigeraho kubera ubushobozi bukeya wagize, ushobora kuba warananiwe kubigeraho kubera se imbaraga nke bikaba byaragusaga imbaraga nyinshi noneho bikakunanira kubigeraho. Ariko aka kanya icare utega amatwi, aka kanya igire hino mwuzaniye ibanga, ni ibanga wakoresha muri ino minsi mike isigaye kugira ngo ugere kuri bya bindi warubonye ko birangiye, warubonye ko byakunaniye. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Nizeye ko wigiye hino kandi nizeye ko wateze amatwi. Reka nkubwire rero niki uzakora. Niki uzakora kugira ngo icyo wari wariyemeje gukora muri uno mwaka n'ubundi nubwo hasigaye iminsi mike n'ubundi ugikore. Niki wakora. Urabona bitashoboka kuri wowe, ariko ngewe nje kukwereka yuko bishoboka. Birashoboka. Ariko nanone nje kukubwira ngo bishobokera uwizeye. Wowe uri bwizere ukicara ukavuga uti koko ngiye kumva mama Clarisse ibyo inama agiye kungira cyangwa ibanga agiye kumbwira kugira ngo mbashe kugera ku cyo niyemeje, ni wowe uzabigeraho. Yesu nakumpera umugisha. Yesu yigeze agendana n'intumwa ze ngo arangije ageze ku mutina arawukorakora. Awukorakoye aburamo ikintu arawuvuma. Amajiye kuwuvuma ngo abigishwa batangira kwibaza mu mitima ngo uyu ni muntu ki? Uyu muntu twakurikiye ni muntu ki? Imbaraga akoresha zikura hehe? Kristo yarimo abareba mu mitima. Arangije ngo arahindukira arababwira ngo mutangajwe nuko mvumye umutini ukuma. Arabwira ngo yaba mwari mufite kwizera ndaba kungana n'akabuto ka sinapi. Murundi ruhande kugira ngo ubyumve neza wowe utaza akabuto ka sinapi. Akabuto ka sinapi kenda kungana n'agahu k'urunyanya kari agaha k'imbere mu runyanya. Aravuga ngo iyo uza kugira kwizera ikungana gutyo nako kantu wakabaye ubwira umusozi ngo wa musozi weva hangaha uri ujye hari ukagenda. Urumva ibishobokera rero umuntu wizeye. Dore ibanga ugiye gukoresha. Ibyo ireka nkubwire niyo ibyari byo byose wahize ukabutarabigeraho, nukora kino kintu uzabigeraho kandi uzagaruka kunshimira. Ariko nanone ukagikora ugize gute? Wizeye. Mbanje kukubwira yuko ingingo nyamukuru cyangwa se umurongo wo kugira ngo ugere kuri ibyo bintu ni ukwizera. Ese urizeye koko? Wizeye ko ibyo bintu bizashoboka? Niba umajiye kwizera ko ibyo bintu bizashoboka, dore ikintu ugiye gukora. Fata urupapuro. Numara gufata urupapuro rw'umweru wandikeho ibintu byose wumva, ibintu byose utashoboje, ibintu wari gukora ukaba utarabikoze. Numara kubyandika, fata rwa rupapuro rushyire muri Bibiliya, rambura Bibiliya ushyiremo. Numara kubishyiramo, senga mu mbaraga zawe nkeyi. Uwiteka yagize yabwira Gideon ngo haguruka wa munyembaraga we. Gideon yaramajije gutinya ngo ngende muntu ki wajya kurwanya abamediyani. Uwiteka aramubwira ngo haguruka wa munyembaraga ugende uko imbaraga zawe zingana, nzabana nawe, nzagendana nawe, nzakorana nawe. Urumva? Fata urwo rupapuro rushyire muri Bibiliya. Nurangiza ikintu uzakora ibanga no gusenga.
senga ubwire Uwiteka, senga ubwire Imana ngo Mana nari narahize ko nzakora bino ariko byarananiye kubera iki niki cyanyitambitse, kubera iki niki cyanciye imbaraga, kubera iki ngiki niki. Ibyo nurangiza uvuge ngo ariko namajije kumenya neza kuri Imana ishobora byose. Imana ishobora bingahe? Byose. Namajije kumenya ko ari we Imana ishobora byose. Iwawe hari ubutunzi, iwawe hari amazu, iwawe hari amafaranga, iwawe hari imbaraga, iwawe hari ubuzima, nta kintu na kimwe udafite. Nurangiza ubwira Imana muri bya bindi ushaka, uyibwire ngo ndashaka bino, ubikore wizeye, ubikore wizeye, usenge narangiza ufate Bibiliya yawe wirambika hariya. Ejo wongere ufate ya Bibiliya yawe wongere wibutse Imana uvuge ngo Mana wibuke ko hano nashyizemo ibyifuzo byanjye, narabigutumye bisubize. Ejo bundi wongere usenge iminsi 3, iminsi 3 usenga ubishyizeho umutima kandi wizeye, ibintu wasengeraga bizakemuka, ibintu wasengeraga bizakemuka. Reka nkubwire, dufite ushobora kuvuga ngo mbese ngo ni ikiye cyatuma, ni ikiye cyanyemeza ko ibintu bizashoboka, ni ngiye gutigengeye kugira guti. Oya, Bibiliya ntabwo wemera Bibiliya se? Bibiliya irimo abantu benshi cyangwa irimo ibihamya byinshi byagiye bitwereka, yagiye itwereka abantu benshi bagiye biyemeza ibintu bakabigeraho kandi mu buryo utarushoboye, batashoboraga kubigeraho mu buryo utasobanukirwa. Reka nkubwire, tugiye reka duhere kuri Dawidi. Dawidi yarimo hariya mu ishyamba yaratawe, aragira ihene, byarangiye abaye umwami. Kubera iki? Kubera ko Dawidi yamaje ari hariya mu ishyamba yigiye y'ibintu byinshi. Ntabwo yicaye ngo yihebe ngo avuge ngo bene data bari kurya bari kunywa bari kurya, ngewe ndi kurya ubuki bw'ubuhura mu ishyamba. Ahubwo yaricaye ariga, aricara yemera yiga kurwana n'inyamaswa, aricara ariga yemera yiga kurasa. Niwe waje muri hahandi ubona intege nke zawe ziri, niho gukomera kwawe kujya guturuka. Dawidi arimo arasa imihumetso cyangwa arasa imiheto, ntago yarazi yuko azigera arwanya Goliyati, ntago yarazi ko umunsi umwe azaba igihangange bakamuririmba bakajya bavuga ko yishe inzovu. Urumva? Kandi icyo gihugu cyari Israeli yari ifite umwami, ariko barangije baririmba Dawidi. Kubera iki? Dawidi yaricaye ariga, yemera kwiga, ahurirayo n'aborozi baho baramwigisha, arangije arabyemera arabifata. Nawe niba rero wemeye ukumva ibintu ubwira, icare wige, numara kwiga ukora ibintu nkubwiye, bizakuviramo igisubizo, uzabibonamo igisubizo, kandi uzagaruke muri comment uvuga uti bya bintu byarakoze, nzakubwira n'ibindi. Yesu naguha umugisha. Icyo nicyo nendaga kukubwira uyu munsi. Umwami Imana abagirire neza.